ndakwinginze oya nukuri kw'Imana oya we kuri kunapfukama utubivugananije kukubabarira urakoze cyane nyakubyara si umugabo se mama Keza yega ntago yakunye imbabazi mu Keza twarakundanye nta buryo umuntu yaza tukaba tubanye oya wibiseka tukaba tubanye nkajya nita nkwitaho no kumwana gutekera cyane ko nta n'umukozi ufite nkajya nko hafi mugena nabona akazi nkakuba hafi bahaye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ndabasuhuje kandi mbahaniye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi reka mbashimire by'umwihariko mwese mudukurikirana wowe wandika comment wowe wakoze subscribe wowe ubiteganya gukora subscribe ndagushimiye wowe utanga inama n'ibitekerezo ndagushimiye cyane inama zanyu zifasha benshi ndababwiza kuri nk'uko tuba turi kuganira imiryango ikihuza abihakana abana bakabemera byose tubikesha mwebwe kubera ko mwabigizemo uruhare rukomeye cyane turi kumwe na mama Keza turakwakiriye mugore mwiza murakoze cyane hano kuntu inzobe iri kwitamura no kubera Imana inzobe iri gutamuka cyane no kubera Imana nyine Imana gusa n'amafaranga oya no kubera Imana ahantu hari Imana se ubundi habura hari ukuntu uri kugenda ucamo ukuntu uri kubibona ra ya nanjye numiwe byantangaje kabisa kugenda ucamo ukuntu dutungura nukuva mu bwiza njya mu bundi kandi bw'Imana kuko iyo umuntu umwe kwanze Imana nayo itigukunda ikagukubira kabiri wakwanze kuri rwose niyo mpamvu ngenda mukabona kayibeka kwenda kakazamo gake gakeya ariko ushaka kuba ari umukobwa oya n'abahungu numva ngimwe twita umukobwa ngo aracyanga mu maso ngakabinza yego se tubireke hanyuma tugoye ikaze nawe Claude merci murakoze cyane hanyuma rero kumwe na madame ndabibona arimo nabyibuha kabisa nabibonye arakeye byatari turi kumuha muri iyi minsi niba ari kaya gusa ubu se nibwo abonye ko ndi kubyibuha ubu ndi kubyibuha cyangwa ndi kunanuka oya biragaragarira amaso n'umuntu wese yabikubwira si byengeye gusa wananutse he kuri kwiyongera wo namba numva nk'akazu karavuzamutse bano aya ntukabeshye umeze neza rwose nta kibazo ufite wasanga njyewe y'ibibazo bihari aribwo mbyibuha hari abantu batiye gutyo hari abantu babyibushywa na stress ariko ibi by'akayurya wapi birashoboka rero ubwo rero nawe ubwo stress niwo munezero wawe byashoboka kuko nta kuntu rwose mwireye kubyibuha we nagakwiye kunanuka nkamera nabi Claude uri kwita ku mwana biri mu nzira umwana neza hoya umwana umwitakiri biri mu nzira biri mu nzira umwana niyo kumwitari kuvana kwa kavana ari bwongere kumpamagara yaramamagaye ngo anambaze ngo ameze ateye cyangwa wariye namuciye mu ijambo umwana se yamenya namuciye mu ijambo uko biri kose nagerageje kumuhamagara maybe hari mu ijoro ryo kuwa gatanu nagerageje kumuhamagara mu cya cyumweru gitambutse phone yawe ntago yari iriho nibwo nagerageje guhamagara Keza kugira ngo aduhuze nabyo biri mu nzira ariko hagati aho uyu mugabo niwe bifuje guhura nawe nari mbyibagiwe niwe bifuza guhura nawe ngo hari ibyo ashaka kukubwira twaraganiriye ubushize numva hari akantu kajemo numva yisubiyeho numva afite amagambo meza ntabwo nzi ibijya mbere ariko uwo nuwe mu marayika wabamumanukiye se kandi yarambwiye ati ndi niko kuri mama Keza dore nguyu nakubwira icyo ushaka kukubwira nanjye dore ko marira mama Keza uhura niwe wawuteguye ninjye wateguye iki kiganiro ngira ngo usabe imbabazi naraguhemukiye ndeba ningewe Claude ninde wagushutse se mwe mwahoze mukundanye mwe mwahoze muzirebana akana ko mujisho ningewe pe nta byo gutinda mu magambo ningewe oya nta kurwara ningewe kumva ko nta muriro afite oya nta muriro nta muriro ngewe nta nongera sibyo ibicurane negeze kurwara nabwo ngira umwana ariko ningewe wateguye icyo kiganiro ngira ngo usabe imbabazi naraguhemukiye pe ndaguterana mu bibazo kandi twajyanye ubuzima bwiza ndabyibuka rirya joro nsura
wankoreye ijoro ntazibagirwa nubwo nagerageza kubyirengagiza bitewe n'ibibazo. ibyo nibyo uje kuvugira aha ngaha kandi Oya kujya gusaba imbabazi uba ufite n'amagambo aherekeza imbabazi. Ndagira ngo usabe imbabazi ko naraguhemukiye n'abantu bumvishe uko nakwitakanye, banyise ikigoge, banyise imbwa, igweja, ibiki byose. Ndagusaba imbabazi naraguhemukiye, ngize amahirwe wanyemerera ukamata y'imi nkakwereka uwo nibitsemo. Nje ntabwo ndi kwigaragariza neza, ndagusaba imbabazi pe. Umwana nemeye kumwemera, hari impamvu nyinshi zatumye nemera umwana. Nari mfite amakenga yuko iyo ndabashobora kuba nayiteye n'umugabo wawe, numvishe ko umugabo wawe yari ari hanze, yahise bimpameka ishobora yuko umwana ari uwanjye. Sinzi nimba mbabara kuko naraguhemukiye, navuze byinshi, imbabazi biragoye kuzima, ariko ugerageze basi unyereke, ntunyereke umujinya wawe pe. Ndagusaba imbabazi. mwazanya ambirasi we Oya imbabazi zo ndazikwiye kubera ko none se umbabarira nemeye uyashaka kuba arwaye njyewe nawe ubu se ni we cyangwa ngerega ntabwo ndi kubyumva oya neza. ni Jean Claude pe, ni Jean Claude. Ndagusaba imbabazi nzikuye ku mutima, ndakwinginze mu makuru. Oya ni ukuri kw'Imana, oya we kuri kunapfukama utubivugananije kukubabarira. Urakoze cyane, nyakubyara. Si umugabo se? Mama Keza yega ntabwo yakunye imbabazi, mu Keza twarakundanye. Kandi ikindi erega uyu nguyu none ubwana wabuvuyemo. Erega ubwana yari ingingo indengera, ntabwo ndi umwana. Ntabwo ndi umwana, yari ingingo indengera. Ese ubwana wabushyize ku ruhande none ubu wabaye umugabo. Bara nkaho ntigeze mba umwana, bari nkaho nateze no kuba umwana, aho umwana n'uwo ngumfitiye. None n'umwana wamwemeye. Umwana namwemeye 100%. Wamwumvishije bigenze bite kugira ngo yemere? Nakubwira impamvu. Oya inje yambwiye impamvu ndayivuga. Impamvu ni nyinshi zitumye nkwiye kwemera umwana. Impamvu yahisemo kwemera umwana. Uwo mwana ni uwanjye. Ikindi kandi numvishe ngo umugabo wawe yaraje. Umugabo yaraje, hari ijambo yavuze, mwigeze gukurana ikiganiro ushize, hari ijambo yavuze ngo yendukiye kuyikuramo. Nararebye ndashishoza ngo ndavuga ati kuki bagiye kumuramo umwana kandi namenye ko umwana ari uwanjye. Icyo cyatumye mpamagara mu Keza. Ariko uko biri kose umwana ntiwemeye kumukuramo, uracyamutsimbarayeho. Ndanabigushimira, ryo ni n'ishema ryo kuba umubyeyi muzima. Ikintu cyatumye nkora iki kiganiro kugira ngo usabe imbabazi, nanarebere hamwe, banaduye n'inama, tunarebere hamwe uburyo umwana wacu yazavuka neza, akavukira mu maboko mazima, agahabwa urukundo rw'umubyeyi, ise na mama. Ubwo urukundo rw'umubyeyi ushatse kuvuga ni uruhe se? Akavukira mu maboko mazima, akavuka ari kumwe na dadi, akajya kubona umuntu mwita dadi, mami, yita mami dadi. Ubwo ushatse kuvuga? Nshatse kuvuga ko nzakora ibishoboka byose agutsindira ukaba uwanjye, kaza tukabana, tukajya dusangira akabisi n'agahiye, tukita ku mwana. Ntibyoroshye ariko urugamba ni rurerure, tuzarutsinda. None se ukavuga ngo umwana agakura abona papa na mama, uko nta kazi ugira uzanungisha amabuye, uzabigenza ute? Nari nzi ko icyo kibazo uri bukimbaze, n'ubundi nari ngifitiye n'igisubizo. Nzihiringa, nzakora ibishoboka byose kugira ngo umwana wacu abeho neza. Nzakora. Mfite amaboko yombi. Azakora icyo adakora ubu ngubu. Ahantu umugaye. Ntabwo avuze ngo nta kazi agira. Ubwo nyine umuntu yemeye inshingano, akora double travail. Kandi ikindi we nabonye ujagaraye. Mbona nta gahunda ufite. Ubu ngubu uyu munsi ushaka kuba nazi byagufashe, ushaka no kubona narwaye ntago mbizi, ejo ukongera ukanyihakana. Ejo ubundi mbona wowe ibyo bintu ari byo ushobora. Impamvu nayinjagaraye nuko ntemezanya nawe ko umwana yari uwanjye, ariko ubu ndimeke ishobora ko umwana ari uwanjye. Ikizaba cyose ababyeyi batabyemera, abantu batabyemera, amubiredi ukurira umwana. Ibyo byo kuvuga ngo ugiye ngo kwemera umwana utarabanza no kubwira famiye ko ugiye kubyara, nabyo ni ikosa.
ntaguce mu ijambo famiye barabimenye muri famiye yanjye barabimenye ko nateye inda ngatera inda mu mere tutangana ariko barabimenye nubwo bataye kugata oya ega narabibona nikameze oya nawe nikameze ntabwo uyu nguyu ntabwo ubundi nawe urabibona pe urabibona nga basori kwa karumvuze nizere ko utakegereje umutima masheri ntukegereze umutima tutangana bivuze ngo uracyatse imbere ko kakandi oya ntukegereze umutima we nta kintu wavuga cyambabaza gashyire hano iruhande rw'umutima umwana atera inda oya mu rugo barabimenye ariko njyewe ubundi namaze kwiyakira ko nagufashe ku ngufu oya none uswavuga ngo urabizi ngo ndi umwana ngo nagonga imyaka yanjye oya basi ibyo byirengagize mu keza byirengagize ubu none tugiye gushaka n'izina ngiye kuzankwita no kujya nkwita mu keza nshaka kandi kazina nkwita ko umwana uzambyarira I promise you like that. Mutazi niwe n'umukobwa cyangwa umuhungu? Oya uko biri koze turagenekereza ari tumwite ka bebe, mama bebe. Mama bebe. Urumva uravyumvute mama bebe. Haya tunatangira nona. Uravyumvute. Subira mu mavuta dore ke yazaje. Aha. Oya. Nje gukomora ibikomere naguteye mu muke. Mbabarira nushaka birekere nkuko byari bimeze kuko aho kugira ngo ejo nzongere ndogere iti ukora ibintu utazakomeza ngabasi ntago mbishaka pe basi mpa evidence nguhereza ibigaragaza ko nagarutse giye kuba wawe kubikora bizakomeza cyangwa uzagaruka uzanye impeta yo kumpropose ukundi kubikora bizakomeza impeta azana impeta nyine kubishyize ku rundi rwego none nashaka kushaka utundi tuzina ashaka kunyita nyine ngo reka mbyemere ko impeta nzayizana kandi uzayizane rwose ariko nsezeranya ko iyo baye barakwambitse uzayijugunya iri he hari ubona impeta yambaye ntabwo bigeze mariage hari ubona hari niyo wigeze umbona na se base ariko nanjye ndaciye ku ruhande nari narayiteguye ahubwo nuko ibitse ku kandi kaboko nari narayiteguye ndayijyana kugira ngo ujye uyibona ibitse ku kandi kaboko irigaragaza chamana yanjye abana basanga yaje kubeshya kandi nagombe umwasi uri kubona ndi kubeshya koko nukuri kandi nagombe ishaka uri kubona ndi kubeshya koko mbabarira pe mba nifitiye ibibazo byinshi cyane nawe uzaroma gukubitaho ibyawe muri ibyo bibazo nje kubikomora umuntu yasabye imbabazi ashaka n'uburyo abishyira mu bikorwa rero kuba ndebe koko ko wa muntu yisubiye impeta nabimubwiye kandi yanabyumvishe biri mu nzira by'impeta ibindi byo kuza rwose kunjagarika ambabarire ibyanjagaritse ni byinshi noneho nagiye nabona mu makeza ambabarire rwose mu makeza biragoye kugira ngo uhite upfa kubyumvisha gutyo wemeye kumpa imbabazi byiza cyane kubizi ko bigoye ariko hari impamvu nyinshi cyane zigiye kubikwemeza yuko nkwiye kuba nabana nawe umunsi umwe oya mama keza ntago ari umunsi umwe maze icyumweru mbitekereza kuki atamamagaye se ngambwira ati mama keza rero reka duhurire ahantu tuganire cyangwa ngwino usure erega kwanza umuti pese na erega urabizi ko na phone yawe ifite ikibazo urabizi ko na phone yawe ifite ikibazo nageto ntaki ntawe oya urabizi ko na phone yawe ifite ikibazo naraguhamagaraga phone yawe urabizi ko ifite ikibazo naraguhamagaraga mu cya kimwe cyose cyashize ndakeka ko nigeze no kureza SMS ariko mbabara unyumve mama keza nyemerera najenje kandi niteguye kubana nawe muri bibi kimwe cyose ya mu bibi n'ibyiza ndabyiteguye ingaruka zose niteguye guhura nazo mbabara unyumerere tuzareba nyine mu minsi iri imbere oya uzareba mu minsi iri imbere ryari iminsi iri imbere hazaza ntawe uri kumusaba iki noneho je mama keza icyo ndimo ndamusaba nyemerere angarura urukundo yaramfitiye nka mbere anyemerere tubane azabyare muri iruhande mwitaho tubane nk'umugabo n'umugore mwitaho buri kimwe cyose ngutekera agatoki nganiriza umwana anyita dadi akwita mami buri kimwe cyose hari uburyo njya numva ngo abadamu batwite ngo wajya uganiriza umwana ukamuganiriza nubwo batamuvuga ariko ngo agakina
ngo ari ryo atera akagera inkomo kakumvira ku mucondo niko njya byumva. ariko reka mbanze nkubaze ubundi reka mbanze mbabaze mwembi muri babiri ninde muntu wazanye igitekerezo kugira ngo tuze hano? Just me, ni njyewe araguhamagara ese mwateguye kuza kunyiniraho filime? Oya, nta filime turi gukina, ni ngiri kubyivugira, nta filime ndi gukina. None se uyu mutipe aransaba kugira ngo tubane kuba kwa mukuru wawe, nta nzu ugira, nta kintu na kimwe, nta n'igikombe cyo kunyweramo amazi, urambwira ngo tubane he kwandi? Ako kantu nari nagatekerejeho kantu numva biragoye guhita mbona inzu, urabizi nta kazi mfite guhita mbona inzu, kandi niteguye kubana nawe gukora buri kimwe cyose, ahubwo natekereje ngo ko wibana ukaba ufite ahantu uba utishyura n'ibiki, nta buryo umuntu yaza tukaba tubanye oya wibiseka tukaba tubanye nkajya nkwitaho no kumwana gutekera, cyane ko nta n'umukozi ufite, nkajya nkoba hafi mu gihe nabona akazi nkakuba hafi, nkajya nkora n'amahoteli ahantu hose, tukagira n'ibyo tubona tukadusangira turi kumwe, buri kimwe cyose nkakigukora, ariko tukaba tubanye, cyane ko aho uba hari n'uwasohotse nanjye nkinjira. Urabyumva ute? Urumva ugiye kuba umugabo w'umwinjira? Oya, ntago ari ako nayinshatse kuvuga, ariko ari umwinjira ari uwawe, kandi dufitanye n'amateka. azi wanje aho mba aho wata ninjye uba umushatse. No se uragira tuzajye kuba mu gihugu, tuzajye kuba mu gihugu rusa? Oya, ntago ari uko mushatse kuvuga. Reka nanjye mubaze. None se reka nkwibarize, kuza mukaba muri kumwe, wenda ukatuvuge ukagiwe, ninjye ugiye kubaza ukagiwe, ni ukujya kubana iwe burundu, cyangwa ni nko mu gihe gito kugira ngo ubushakishe ukuntu nawe washaka inzu mukimukiramo, bimeze bite? Cyangwa ni ukujya kuba kuwe mukajya? Oya, kujya kubayo ni ukuba mu gihe nyene nisuganya mba mufasha no muri situation y'umwana, turera umwana turi kumwe, ubwo nanjye mu gihe nzaba nshakisha uko nanjye nuba, kuko nshaka ahacu tujye kubana hacu, kandi biranasuzuguritse kuba ujya kuba ahantu utafite uruhare rwo kuba waratanzeho ibishoro, biragoye. Akunda musaba anyemerere pe nze kwita ku mwana naye mwiteho. Ako rero ibibazo biragwira kweri. Oya, ibibazo biragwira. None njyewe nibwo nakagenda nkumirwa noneho muri isi ya Nyagasani. Kandi bajya bambwira ngo Kigali ni amahanga, nkagenda nkabihakana. Kigali ni amahanga, tuzayishobora, ariko tuzayishobora. Yambera amahanga kweri. Wowe cyo utashaka no kwinjira? Oya da, ibyo ngibyo noneho simbyanze, sibyo? Mu minsi mike ndaba nangiye kubura imbaraga, sibyo? Niyo mpamvu nshaka kuza ubuzima bwanjye nanjye ubwanjye ngo mbashe kwitunga, sibyo? Agiye kuza nta kazi afite, njyewe noneho migira umugabo n'umwana nwite n'ibintu byose mituweli. Ntabwo uko nayinshatse kuvuga, njye nzakora ibishoboka byose, ariko nkuru impande ibishoboka byose nzabikora. Ibishoboka byose se niba nta kazi ufite, ibishoboka byose uzabikora gute nta kazi ufite? Nose ubwo naremeye kutagira akazi, we nyemerera ngomba gukora igihe umaze kutitagashatse. Buriya hari igihe umuntu aba ahantu atishyura, cyangwa utazi usonga w'ibiryo cyangwa ikintu kiyajya cyose, ntagamenya n'ubundi ni cya kimwe, n'ubundi waba ugiye kujya mu nzu utishyura. Oya, njye nzaba ngiye gufata inshingano. Udashaka no kujya mu nzu atishyura? Nijye udashaka. None se ubwo nabwirwa n'iki ko ndi kumwe n'umugabo mu gihe no basi njye nza ngufashe, basi nkomeze kuba ko banze mbone ubushobozi. Nabanza abone ubushobozi nyine. None se yagenda kodesha inzu, mama be bibaye ngombwa ko ubushobozi buza nyuma yo ko ubyaye, cyangwa iyo nzu ikaboneka nyuma, urazanyemera ko uzaza ukabana buri kimwe cyose nkakwitaho? Tuzaba nyine tubireba. Ese ikibazo uri kwanga cyo kuba ntaza ngo tube tubanye niki iwe? No mbese kwifata ngaho ndunzanye nabangiye kuba umugore umeze tera. Njyewe nzaba nguhahira nayo amafaranga y'inzu, wenda
ujye umwiyiraho ndara tuhishyure nyaguhe ibyo byose buri kimwe cyose amafaranga si yakure ase kukiri kuvama amafaranga barayakorera cyangwa ufite akazi uri kubeshya amafaranga barayakorera najya gukora no bukarani Nyabugogo ahantu hose ibiyede byose ngaca akaza amafaranga akaboneka yega mfite amaboko yombi yose arakomeye kandi ntawe umugaye nta muntu wiburira cyane no gusanga ngiye mu muhanda muri feruje nkaba matoye igikapu cya miliyoni ugasanga tuba tuhenutse ntago uyu muti peneta amwemerera ngo tubane nta cyizere mfite nimba basi utanyu icyizere cyo kirahari cyo arakingirira naramubabaje kenshi naramubabaje ariko ikizaki ariko ikindi kandi nkagarukaho ura karaga tipe kari kunsuzugura muri iyi misi ngo tingongwe wimbwa ese kandi ndagafite mfite undi karaga tipe kakagabo kanya numva ngo umugabo wawe kagabo kandi oya nanjye nabyita nk'umugabo ko umuntu kwita imbwa nawe ntabwo aba akiri umugabo nawe kubera ko ahantu uri kuvuga se papa keza kubera ko nimba mushaka kuba mwarabyaranye nanjye of course ko yabyaranye ntago yakwiye ntago imbwa ibyara urumva ubwo nimba ndi imbwa nayo nimbwa uko aho yaciye nanjye naracezwe twese turi imbwa akwiye kunyuba ahubwo kwanza nkwiye no guhura n'umugabo wawe dukwiye guhura tukaganira nibona umutuma duhure tuganire none se mana yo mwijuru mwajya kumvunira ubwongo reka nkubwire uzi ibintu nkunda mu buzima bwanjye sinkunda stress sibyo kandi ibintu bituma nekereza cyane umutwe gwanjye nkumva biri kwivanga simbikunda niba wari uzi ko ushaka guhura na papa keza kuki utarindiriye papa keza nyine mugahura ukabimwibwirira aho kugira ngo uze kubimbwira ngiye nagira ngo mbanze gusaba imbabazi umenye nuko niri kwiyumva muri iyi minsi mbanze gusaba imbabazi none ngiye nabona kuhura n'umugabo wawe yaransuzuguye kandi narajambo yavuze ngo agomba gukuramo inda byarambabaje ugomba gukuramo inda byarambabaje hanyuma iby'amafaranga nago kandi ikindi reka mukosore hano nago papa keza yavuze ngo genda ukuremo iyo nda yaravuze ngo keretse ivuyemo ntabwo yavuze ngo genda ubikuremo nose ubundi ukeka neza ko ni nko kwa kuri kuvuga ngo yayikuramo icyama cyajya hara hirya kigapfa kandi ashana no kukwikuramo kagukubita nk'umugeri ugasanga indi bivuyemo ntabwo ibyo yabikora abantu ntabwo ari bagari ubona ari umugabo uteye gutyo oya ko namubonye wowe kwanza ibyo papa keza reka tubyihorere reka tubireke none wari ikindi ngarukaho cyo wari ukomomorejeho ko nigeze kumva ikiganiro akora avuga ngo ngiye ngo wewe ngo yaguherezaga amafaranga wakiri mu mahanga kohereza amafaranga ukazana tukasangira amafaranga wagiye guyashyira hehe ntago ndi gukuburanya cyangwa ngo kumatingeho ariko yarabivuze ikibazo cyo kuba amharabika ngo ngenda amafaranga yawe kandi ntara yariye yarabivuze mama kebisa kandi yarabivuze nyine nibyo koko babare cyane hoya nawe uri umunyamakuru ujye umenya ibyo ugomba kumenya n'ibyo utagomba kumenya hoya wimurenganya wirenganya umunyamakuru w'abandi wimurenganya ntujagarika ndabasiga hanga n'igenda amafaranga hari akabari karenze kwe tujyamo cyangwa oroje kwe tujyamo irikakaye ku buryo yari irengeza ubushobozi bwanjye ugashyiraho ayawe ukayashyira muri uyu mugabo babarira nibyo cyangwa se ako kantu ko kankoze ku mutima ibyo ni ibyanjye ntago ari ibyanyu ariko nizere ko ibintu by'amafaranga umuganirize ibintu by'amafaranga bavuga ngo nariye njye kandi nkajya yakagabuye nabwo nimba yarayaguhaye mama keza nawe wajya gumisha byinshi nawe waba warajya gumisha byinshi nawe ushaka kuba waramije byinshi ahubwo twese dufite ahantu dukoza turi kudufatira wamishe byinshi aho nawe warandiye ongera n'ubundi wihinduke oya ntabwo nkwiye kwihinduka kuko oya warandiye pe tukarya utuburushete tubiri uryamanye amamiliyoni yakohereje koko ibaze ko nanatahaga akaburushete katampagije ayo nkunde ngushimisha ashaka guhagira mu kabari se nabwo ushaka kabari nta muntu ujya uhahagira mu kabari noneho kugenda nyine mukaganira n'umuntu ariko na turiya duce twari dufite twaratunyuze ikibazo nuko kantu kaba kajemo kakangura ku mutima ngo tware amafaranga ye nayo yewe nayo mwagiye muri ayegaba n'abagabo barikina ngewe nshaka kwemeza baranikina ntabwo nanabitindaho ushaka no gusanga ari kumuharabika kuntuza kuri kamera ari kuguharabika
kandi Oya. ako kantu uvuze niko yego mugore mwiza yego mugore mwiza ukaba ubihakanya aka kanya hoya ngomba kuvugira yaracecetse ariko nawe ntabwo umwiza nigeze wanjye. musubiza naramwihoreye kubera ko abantu barikina ashobora kuba yaraye ni hanze ari no gukora za karyasi n'ibiki byose ntawamenya akaza yiyemera akazi ko mu rugo ko mu rugo bamwikoreza ibifuka Afata yaranabyibushye yazanye n'amatama yazanye urwasa ajyana akabwa gaturi ibagiro pe wasanga yaratekaga amakoko yose akayarya wabonye ijiga afite ajyana akora muri hoteli y'inyenyeri 5 pe turimo gusa n'abagana ku musozi make wemeye ubusabe bw'uyu musore aya kubera iki nzabitekerezaho nzabanza ndebe oya nkwiye kwitwara neza pe mbese oya ngagenekereza avuga ati ngenda shaka nzabitekerezaho n'inzagi wowe bigi mbese nta gahunda reka duhere uyu munsi amagambo yavuze yego reka ashyira mu urumva nawe ubu ugiye kugenzura nabona ushobotse rwose urebekaho umwana noneho ntegereze ubusabe bwanyu ni wowe uzabitera nijye uzabitera akora n'igihe ndeba kuko ntabwo nahakanira umugabo wo tugiye kubyarana pe ntabwo namuhakanira kandi yega nkwiye no gukurakuza umwana wanjye akazaza asa nanjye ntabwo uriya mugabo akwiye kugira ngo ugiye gukurakuza umwana wanjye kumugukurakuza umwana wanjye akaza asa nanjye ibaza umwana wanjye hoya ibaza umwana wanjye afite ijigo nk'iry'uriya mugabo wawe akaza afite ijigo nk'iry'uriya mugabo wawe pe hoya nkwiye gukurakuza umwana akaza asa nanjye kandi byose ni wowe uba ubifitemo uruhare ni ugukurakuza nimba ari agakobwa kaza gafite dutama nk'utwanjye twa beti nk'utwanjye nimba ari umusore akaza afite kwa daforoza cyangwa twa mudiyakoni hoya umwana nkwiye gukurakuza umwana wanjye kuraje rero none ngamba pigi oya na migi kuko inzagiye ni wowe uze agiye kundeba none reka nkomeze nitwararike neza nanahinduke mba umwana muzima mba umugabo muzima nako kuko nakiri inshingano aka kajambo ntikakukore ku mutima tugegereza umutima mbabarira nyabuneka ukuri byarangiye rwose ushakisha utuzi ukore ubu nawe ngiye gukora iyo bwabaga nari gore nzanze ijyamo ngiye kureba amacupa ngiye gucuruza pe na puberi oya ahubwo nshatse kuvuga ariko buri kimwe nacyo sinagikora ku bwawe buri kimwe cyose nagikora no suko kugabanya ubusonga rero se ngakora kugira ngo umwana abeho neza reka mbibareza akantu hari nk'ukuntu njye mba ndi kubareba gutya mama keza ati umugabo tugiye kubyarana kateba kana ko mujisho oya nkibaza nk'ukuntu mwahuye mugakundana byari ibirori yo nibuze mbyibutse biranshimisha mama keza yahwereye mu gituza Makeza nubwo umuntu ajya kusanya nyine nabigwa nyine nk'agakuru kuntu urumva nkaho mugufi ukuntu ariko iyo wampoberaga twarareshyaga nubwo ubona gutya kamera mugira nk'agakuru kuntu twarareshyaga iyo tuganye twarareshyaga abantu bose murebe n'umugufi aho bagira tukareshya twarareshyaga oya nakarakajoke oya nyabuneka wibyegereza umutima bitagukungabanya umwana wacu gusa mbashije kumushimira pe ntabwo nari nzi ko karakajoke ntabwo nari nzi ko wawe kubasha kumpa imbabazi pe ntabwo nari nzi ko wawe kubasha kumpa imbabazi ariko gusa ndishimye pe ndishimye pe utunyambitseho mera ubwanwa kandi nta nubwo nari mfiteho ubwo nari mfiteho bwari bumeze nk'ubw'itunguru ubwo nari mfite ariko hahise haza ubwanwa pe nk'ubw'ihene pe nakuze pe gusa ndishimye pe ndishimye karakajoke rero ubwo karangiye reka dusoze karagaciyemo tugomba no guseka erega ni n'ibyishimo kuba mbabariye n'ibyishimo kuri umuntu umusetsa buriya iyo umubyeyi utwite yasetse n'umwana
n'umwana bimugeraho ingaruka nziza. Umwana arishima mu nda agakina. Ugerageza umubwire utugambo twiza kuri telefone nimuhura umuganirize kugira ngo ubuzima bw'umwana. Si icyo umbwiriza. Tuzi ko twaganiraga yoro 5 zikarangira mu ijoro tukaganira yoro 5 zikarangira. Si icyo umbwiriza tuzo ndaje. Tugana ku musozo. Gira ijambo bwira uyu mugabo wawe hanyuma nawe agira icyo akubwira. Umugabo wanjye rero ikintu musaba kimwe ni kimwe cyonyine musaba. Ndashaka ko ahagarara nyine akaba umugabo. Kuko nta n'umwana ugira umutwe ungana gutyo rega nuzongeye byumbabara ntukambwire ngo umwana ngiki kwari ukwidefanda yego ibyo nabyemeye. Ikintu nakubwira rero hamwe turera umwana wacu akure rwose ureka ibintu byo ku ruhande niba yena bwa bukobwa wagendagamo utereta ushyize ku ruhande umenye ngo uri kumwe na mama Keza. Nicyo nakwibwirira. Ikindi mbwira abantu badukurikiye bambwire niba ibyo mba nkora ari bibi babyandike babimbwire. Nibambwira koko uyu nguyu niba tudagomba kubana babimbwire. Uyu mwana wacu yabagiye kubona none oya abantu barateranya bashaka no kuduhinduka ugasanga ariko bavugisha ukuri bamwe na bamwe ariko wowe barakubwira warangiza ukihitiramo. Bantu mudukurikiye mu mbabarire mutugire inama nzima basi subirane mu banarebe ko twagira urugo rwiza. Ariko wahindutse wabaye umuntu w'umugabo. Umje niyemeje kuba umugabo mpagaze ku maguru abiri yanjye ngiye kumucunga nk'uko uretse. Si icyo umbwiriza pe. Reka dusoreze hano nizere ko mwakunze iki kiganiro. Ibintu bimeze neza. Umugabo ntakiri umwana yabaye umugabo yemeye inshingano arifuza no ko banakubaka bakaba bari kumwe. Reka twizere ko byose bizagenda neza gake gake. Burya ibintu bigenda gake gake bigenda bikemuka kandi namwe harimo uruhare rwanyu. Iyo uvuze uti bigenze gutya mama Keza bigenze utya wa musore wisubireho gutya yego nawe arabyumva. Burya umutwe ntago ugira inama. Niyo mpamvu abakenewe ko namwe mutubwira muti nyamara bikoze gutya mwabaho mwashakisha gutya yego bikaca mu nzira nziza. Reka dusoreze hano naho utaha.